Yesu nashimwe bene data, ndabasuhuje. Uwiteka bishimire, Uwiteka abagirire neza. Dukomeje kuganira ku buryo imibiri yacu ari ibitambo bishimwa. Imibiri yacu ni ibitambo Imana ishima kandi yishimira iyo yakoreshejwe neza. Rero twatangiye kuvuga ku bice by'umubiri nuko twabirinda. Ejo twavuze ku mutima nk'igice gikomeye cy'umubiri, nk'urusengero rw'Imana, nk'uruganda ruberamo byose bisohoka hanze y'umubiri. Uyu munsi rero reka dukurikizeho ikindi gice gikomeye cyane, gitoya rwose, ubona ko ari gitoya ku mubiri ariko gikomeye, gifite impact, gifite influence ku mubiri ndetse no ku bandi badukikije. Icyo nta kindi rero ni ururimi. Uyu munsi tugiye kuganira ku rurimi. Ururimi rero ni akanyama gatoya, ariko iyo utagakontroye, iyo utakarinze, gashobora kuyobya umubiri wose, gashobora kugira umubiri wose ikintu kidafite umumaro, cyangwa se kakagira umubiri wose igifite umumaro kandi kishimirwa. Buriya ngo ururimi rufite ubushobozi bwo kwica, rukagira n'ubushobozi bwo gukiza, kubera yuko ijambo watuye, ijambo ubwiye umuntu rishobora kumuhindura, kandi nawe rishobora kukugeza ahantu utabikekaga. Niyo mpamvu rero tugomba kwitondera ibyo tuvuga, kuko akenshi ibyo tuvuga hari igihe byerekana abo turi bo. Akenshi ibyo tuvuga hari igihe byubaka bagenzi bacu cyangwa se bikabasenya. Twakagombye rero kwitondera ibintu bisohoka mu kanwa kacu binyuze ku rurimi. Mu Migani igice cya 4, ijambo riravuga ku murongo wa 24 ngo ikureho umunwa uvuga iby'ubugome, kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushyire kure yawe. Uru ni ururimi ruvugira mu kanwa. Ururimi rushobora kuvuga iby'ubugome. Iby'ubugome ntawe bigirira umumaro, iby'ubugome ntawe byubaka, iby'ubugome nta n'ubivuga ari proud yo kubivuga. Ururimi rero ruvuga iby'ubugome uzaruzibukire niba ukunda Imana ukaba unakunda bagenzi bawe. Ururimi kandi ruvuga iby'ubugoryi ntabwo ari urw'umukristo. Hari abantu bazaterana ukumva barimo baravuga iby'ubugoryi, ukumva barimo baravuga ngo ni amashyengo, ngo ni iki, ariko ukumva nta cyiza kirimo. Ibyo ngibyo Imana ibyanga urunuka. Ibyo rero bishyire kure yawe. Ni gute rero warinda ururimi rwawe kuri ibyo byose? Ururimi wagira ubushobozi bwo kururinda, kuko ntago wakagombye kuba bavugirije. Mu Kinyarwanda hari abantu bajya bita bavugirije. Ikintu cyose akumva ashaka kuvuga, ikintu cyose akumva afite igitekerezo, ikintu cyose akumva akiza, agomba kuvuga uburyo akizi n'ibyo akiziho. Ibyo ntabwo byagakwiye kuba ku mukristo. Rero reka turebere hamwe ibintu wakora kugira ngo ubashe kurinda ururimi rwawe kuvuga ibyo byose bidakwiriye. Cyambere na mbere ugomba gukora ni ugusengana umwete Imana yawe ikaguha ubwenge. Buriya Imana iyo yaguhaye ubwenge ubasha kujera ururimi rwawe. Sengana umwete rero, ntabwo ari ugusenga uko wishakiye. Buriya gusengana umwete ni ugusenga ubishaka, ugasenga ubifitiye ishyaka, ugasengera ikintu ko kugishyizeho umutima. Iyo ushyizeho ikintu umutima, uzarebe iyo ufite nk'ubukene cyangwa ufite ikibazo cy'amafaranga, iyo uri uyashakana umwete, aho ari hose urayahiga. Rero gusengana umwete nabyo ni ugusenga koko, ugasenga utisengesheje. Sengana umwete, usaba Imana ubwenge. Imana niguha ubwenge uzabasha kuyobora ururimi rwawe. Imana niguha ubwenge uzabasha gukontorora ibyo uvuga. Icya kabiri, ihutire kumva. Kunda kumva kurusha kuvuga. Ihutire kumva, utinde kuvuga. Icyo nicyo navugaga mu kanya. Itondere kuba bavugirije.
icyo bavuze cyose wishaka gusubiza. Burya bajya bavuga ngo umuntu ukunda gushaka gusubiza yihuse mu mutwe nta kiba kirimo. Tegereza wumve neza, ugire icyo twita active listening. Tegereza wumve, ubanze utekereze kabiri mbere yo kugira icyo uvuga. Yesu ashimwe. Tekereza kabiri mbere yo kugira icyo uvuga, kubera yuko amagambo menshi azamo ibicumuro. Amagambo menshi uhubukiye akenshi umuntu ashobora kukubona yuko ntacyo wibitseho. Banza utekereze mbere yo kuvuga. Icya gatatu, mu magambo yawe jya uvuga ibyubaka, jya uvuga ibitanga inama. Wivuga usenya, wivuga uvuga yuko ari wowe ushoboye, wivuga ushaka kwiyerekana yuko ari wowe. Oya, vuga ibitanga inama, vuga ibyubaka. Yewe niba ari n'ijambo ry'Imana uri kuvuga, niba ari abantu uri kubwira, niba ari abo uri kugira inama, shyira imbere ibyubaka, shyira imbere ibitanga inama zubaka. Aho ngaho niho koko uzarinda ururimi rwawe. Ijambo ryose ugiye kuvuga uvuga utariko iki ngiye kuvuga barakuramo iki, uyu ndi kuvugana nawe arakuramo iki, ese kiramumarira iki, ese kiramukuraho ikimugeze. Aho niho uzaba uri kurinda ururimi rwawe kuvuga ibitagira umumaro. Icya kane, buri munsi ujye ugira umwanya wo kwibuka ibyo wavuze. Nubwo utabyibuka byose, ariko ushobora kugira bike bike ugenda wibuka muri biri byiciro, aho wagiye unyura, mu byo wagiye ukora, ukibuka ibyo wagiye uvuga. Gira umwanya rero, niba ugiye nko kuryama ubanze wibuka ariko uti umunsi wanjye wagenze gute. Wibuke ibintu wavuze, niwumva hari ibyo wavuze bibi byakomerekeje bagenzi bawe, byagutandukanyije n'Imana yawe, usaba Imana imbabazi. Kuko burya umuco wo gusaba imbabazi ujya utuyobora mu kureka ibi tuba twakoze. Kubera yuko ntabwo uyu munsi wasaba imbabazi ngo ejo usabe imbabazi ku kintu kimwe, ejo bundi wongere usabe imbabazi ku kindi kintu, ukomeze ubikore. Icyo gihe nawe ntabwo waba warabuze ubwenge, waba nta kenge wibitseho. Iyo usaba imbabazi buri munsi, usaba imbabazi, ugeraho ukareka, ukihanira kureka. Niyo mpamvu rero ugiye ugira ishyaka ryo kwibuka no gusaba imbabazi z'ibyo wavuze bidafite umumaro, byakugirira akamaro. Ikindi cya nyuma cya gatanu, ni 5 twavuze. Hari byinshi ushobora gukora, ariko ibi ni byo 5 twahisemo. Itandukanye n'abavuga iby'ubugome n'ubugoryi n'ubupfapfa. Irinda amagurupe avuga iby'ubugome, irinda amagurupe avuga iby'uburyarya, irinda inshuti zivuga iby'ubupfapfa, irinda inshuti izo wita inshuti zivuga iby'ubugoryi. Oya, irinda abavuga amashyengo mabi. Muri iryo teraniro, muri abo bantu wijyamo, wikwibaramo, ntuzongere no gusubiramo, kuko nta kintu bizakumarira. Ibyo ntibizakomeza bikakugira umwanzi w'Imana, kuko Imana ntikunda abantu bakora ibyo bintu. Mwene data rero, ndagusabira kugira ngo ururimi rwawe usabe Imana ubwenge. Icyo ni icya mbere, kuko numara kugira ubwenge uzabasha kurinda ururimi rwawe. Icya kabiri, ujye wihutira kumva ariko utinde kuvuga. Icya gatatu, jya uvuga ibyubaka bigira icyo bigira abantu inama. Icya kane, ugira umwanya wo kujya wibuka ibyo wiriwe uvuga, ubisabira imbabazi niba harimo ibibi byagutandukanyije n'Imana yawe. Icya gatanu, witandukanye n'abantu bavuga iby'ubugome n'ubugoryi n'ubupfapfa ndetse n'uburyarya. Imana iguha umugisha rero, Imana iguha ururimi ruvuga ibyiza, ruvuga ibyubaka. Imana ikomeze ikumurikishirize mu maso hayo, dukomeze kwigana ijambo ry'Imana. Kandi niba wumva izi nyigisho hari icyo zigufasha, ujye ukanda like, ukande subscribe, hanyuma usangize izi nyigisho inshuti zawe kugira ngo nazo zigire icyo zunguka. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, mu izina rya Yesu, amen.